nudafata icyemezo cyo gutura abana bawe Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, uzaba ufashe icyemezo cyo kubatura izindi mana utabizi. Hari isezerano ry'umurimo ukomeye iki gihugu cy'u Rwanda kizakoreshwa muri iyi si mbere y'uko Yesu agaruka. Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Luc Karekezi, kuko tutamenyeranye. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Hari amagambo tumaze iminsi tuganira kuri iyi channel. Hari ikintu nshatse kugarukaho mu magambo twaganiriye ajyanye no kubaka ikiraro hagati y'abakuru n'abatoya. Ni amagambo y'ingenzi cyane, ni amagambo y'ubuhanuzi bw'umwuka w'Imana bw'ikintu Imana ishaka gukora muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu isi muri rusange. Reka tubanze dusenga Imana. Mana Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu, ndagushimiye cyane kubw'ineza n'urukundo rwawe. Gushimiye kubw'uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe Data na bene data batandukanye bo mu bice bitandukanye by'isi. Sabiye umugisha umuntu wese wumva aya magambo, kandi nanjye nisabira umugisha Data. Bana natwe, ikiganza cyawe kitubeho, uduhe gukora ubushake bwawe Mana muri iyi minsi nk'uko wabigambiriye. Urakoze Data, icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose mu izina ry'umwami Yesu, amen. Nk'uko nari ntangiye mbabwira, hari amagambo tumaze iminsi tuganira ajyanye no kubaka ikiraro hagati y'abakuru n'abatoya. Ni amagambo y'ingenzi cyane umuntu wese muri iki gihe akeneye kumenya icyiciro yaba arimo icyo ari cyo cyose mu bantu b'Imana, mu bakozi b'Imana. Uyu munsi ariko ndagira ngo turebe ku kintu cy'umwihariko. Turasoma amagambo ari mu itangiriro, mu gitabo cy'itangiriro igice cya 22. Ni amagambo ya Aburahamu. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Mpere ku murongo wa mbere haravuga ngo, hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu aritaba ati karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigirane hano indogobe, jye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Iri jambo urikomeze cyane, ndarigarukaho mu kanya. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Ijambo rya gatatu ragaruka ngo, nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakaho igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo akomeye, ni amagambo y'Aburahamu tubasha kumwigiraho mu buryo bukomeye, ikintu kijyanye no kubaka ikiraro hagati y'abakuru n'abatoya, cyangwa se guhuza abakuru n'abatoya. Murabyibuka abo twaganiriye mu kiganiro cy'ubushize ndetse n'icyakibanjirije. Niba ari ubwa mbere ukurikiye iki kiganiro, ndakwinginze urebe link twashyize hasi ibiganiro bibiri byabanje, kugira ngo wumve icyo turi kuvugaho by'umwihariko kijyanye no kubaka ikiraro hagati y'abakuru n'abatoya.
rero Aburahamu atwereka intego y'icyo kiraro cyangwa se yo guhuza abakuru n'abatoya. Aburahamu yari yarubatse ikiraro hagati ye n'umuhungu we mu buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo yabwiye umuhungu we, aramuzindukana kare mu gitondo. Umuhungu we ntiyatera amahane, baragenda urugendo rw'iminsi 3, umuhungu we nta kibazo. Barangije basiga bageze ku musozi agomba gutambiraho, bakiri hasi batarawuzamuka, asiga abagaragu n'indogobe, azamukana we n'umuhungu we gusa bombi. Iza nkwi azikorera umuhungu we, barazamuka. Bageze hagati ariko umuhungu we biramucanga, aribaza ati se ko ndi kubona inkwi, ndi kubona umuriro wo gukoresha, ese umwana w'intama turi bukoreshe dutamba ari hehe? Yaramenyereye ibyo gutamba, yajyaga abona se atamba ibitambo, yarabizi yuko agomba kuba hari itungo, hari umwana w'intama wo gutamba. Aribaza se umwana w'intama ari hehe? Isi aramubwira ati mwana wanjye, umwana w'intama Uwiteka ari bwibonera igitambo. Ntabwo Yesu amubwira ati ni wowe. Ariko bageze ku musozi, yubaka igicaniro, ashyiraho za nkwi, arangije aboha umuhungu we kugira ngo amusogote. Reba igitangaza, ubwo umuhungu we yabonaga yuko kumba ari we gitambo, ntiyigeze atera amahane. Kubera iki? Isi yari yarubatse ikiraro gikomeye hagati ye n'umuhungu we, ku buryo umuhungu atigeze atera amahane. Hari igihe abantu kenshi twagiye tubona abantu bagerageza gushushanya, bakatwereka Aburahamu ari afite umwana wiwe ari nk'umwana w'imyaka 5 cyangwa 4 cyangwa 3, ari akana gatoya. Bene data, iyo usomye ijambo ry'Imana ntabwo ubona ko Isaka yari umwana mukuru, ntabwo yari akiri akana gatoya. Yari umwana bakoreye inkwi zagombaga gushyirwa ku gicaniro zikaka kandi zigakonsuminga cya gicaniro cyoswa. Igicaniro cyoswa ni ukuvuga iki cyari igicaniro ugomba igitambo cyoswa cyari igitambo ugomba gushyira ku gicaniro, umuriro ukaka kugeza igihe kibaye consumed, umuriro nyine gitwitse rwose, kigashya rwose. Rero izo nkwi zari inkwi nyinshi, ntabwo ari kuzikorera umwana. Isaka yari umusore, yari umuntu yabashaga kurwana na se cyangwa se akamwangira, ariko bitewe n'ubumwe bwari buri hagati yabo, bitewe n'ikiraro cyari cyarubatswe hagati yabo, ntabwo yari resiste se, ahubwo yakoze ibyo se amubwira gukora, aramwumvira. Abona yuko hari ikintu Imana yamutegetse, kuko yarasanzwe abizi yuko igitambo gitangirwa Imana. Abona yuko kumbe ari we ise yateganyije ko aba igitambo uwo munsi. Yesu ashimwe. Mbese reka nkiri aha ngaha mbaze umuntu w'umubyeyi, ufite wubatse ikiraro hagati yawe n'abana bawe, ku buryo ubasha kubabwira ikintu gikomeye nk'icyo ngicyo cyo kwitanga, bakabasha kubyemera mu buryo bworoshye. Ntabwo ari ibintu bigendera ku itegeko rya kibyeyi, hoya, bigendera no kuba hari ikiraro cyubatse hagati yawe n'abana bawe. Rero hano turi ku mubyeyi n'umwana, ariko bifite ishusho bishushanya cyane mu murimo w'Imana. Mu murimo w'Imana hari abantu babanje, hari n'abaza bakurikira. Twebwe uyu munsi nanjye ubwanjye kwizera mfite nuko nkomora kubambanjirije muri iyi nzira yo kwizera. Mu bundi buryo basa naho ari ababyeyi banjye mu buryo bwo kwizera. Yesu ashimwe. Rero hari ikiraro kigomba kuba cyubatse hagati yabo bombi. Aburahamu yari umusaza, yari umuntu ushaje, yari yarabyaye Isaka ashaje, noneho Isaka yari yabaye umusore. Hari gap y'imyaka myinshi cyane hagati yiwe n'umuhungu we, ariko n'ubundi still yari yarabashije kubaka icyo kiraro mu buryo bukomeye, ku buryo umwana we yamwumviraga rwose, ndetse no kugeza kugufa. Ni ibintu bikomeye cyane. Ariko uyu munsi ikintu nshaka kurebaho ni ikintu cyabaye kuri uyu munsi nyirizina, igihe abwirwa kujya gutamba umwana we Isaka. Yagiye kumutamba kubera iki? Kugira ngo amutambire Uwiteka. Bene data, intego yo kubaka ikiraro hagati y'abakuru n'abatoya niyo kugira ngo abana bacu tubatambire Uwiteka, mu yandi magambo, cyangwa se reka mbishyire mu magambo yenda yoroheje, tubature Uwiteka, tubahereze Uwiteka, babe igitambo cyoswa. Ni ukuvuga ngo ikintu washyiraga ku gitambo cyoswa nta cyizere cyo kongera kukirekipera, ni ukuvuga ngo ni ukugitura Uwiteka rwose, ku buryo umuriro ugikonsuminga, umuriro ukagikonsuminga, ni ukuvuga ngo kigahinduka rwose icy'Imana. Akenshi ntabwo ababyeyi twiteguye gutura abana bacu Imana,
mu buryo bwuzuye. Dukomeza tubona yuko ari abacu, dukomeza ndetse Imana yagira uburyo bumwe cyangwa bundi ibadusaba, ntabwo ndi kuvuga urupfu, mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga turaresista. Hari ababyeyi uyu munsi bari kuresista ko abana babo Imana ibahamagarira gukora umurimo nk'uko yabaremeye kuwukora. Ariko reka mbabwire bene data, umwana wawe ni uw'Imana kuruta uko ari uwawe. Wamubonye Imana imuguhaye, niyo yamuremye, niyo yamubumbiye, niyo izi n'umugambi mufite. We nta makuru ufite, wowe wishimiye kuba warabyaye umwana, ariko mu by'ukuri ni uw'Imana kuruta uko ari uwawe. Rero Aburahamu yari yarabisobanukiwe. Rero ni inshingano z'ababyeyi guhereza abana, kumurikira Imana abana, kubahereza Imana, kuba dedicating Imana, kubegurira Imana kugira ngo ibakoreshe nk'uko ibishaka, kuko niyo muremyi wabo, niyo yababumbye, niyo ibafiteho umugambi wo kuzabakoresha nk'uko yabishatse. Rero intego ni iyihe yo kubaka ikiraro hagati y'ababyeyi n'abana? Ni ukugira ngo abana babashe guturwa Uwiteka, babashe guherezwa Uwiteka. Reka nkubwire mubyeyi ukurikiye amagambo, reka mbishyire mu magambo Bibiliya yabivuzemo. Nudatambira abana bawe Uwiteka, nudatura abana bawe Uwiteka, uzaba batuye izindi mana utabizi. Reka mbisubiremo, nudafata icyemezo cyo gutura abana bawe Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi, uzaba ufashe icyemezo cyo kubatura izindi mana utabizi. Uyu munsi urubyiruko rwinshi ruri kuramya izindi mana zitari Uwiteka mu buryo nabo ubwabo batazi. Abasore benshi, abakobwa benshi bari kuramya imana z'ibigirwamana nabo ubwabo mu buryo batazi. Rero ni inshingano zawe nk'umubyeyi kugira uruhare mu guhereza abana bawe, mu kubamurikira inzira bakwiye kuzacamo, mu kubegurira Uwiteka, mu kubatura Uwiteka. Reka soze ku bintu bitatu byabaye muri iki gihe cya Aburahamu ubwo yajyaga gutura umwana we Isaka, yakundaga kumutura Uwiteka. Kamvuge kuri ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yazindutse kare kare, ajyana indogobe, ajyana abagaragu be babiri, ajyana n'umuhungu we, arangije ngo yasinywe. Ijambo ry'Imana riratangaje, ni ngo yasinywe ubwe. Niba yarazashije mu gitondo avuga ati abagaragu ndabona ntarababona, reka mbyikorera, ariko yasinywe. Yashyizemo imbaraga, yabishyizemo imbaraga. Icyo Uwiteka yamubwiye yagishyizemo imbaraga. Ubwo Uwiteka yamubwiraga kumuhereza abana be, yabishyizemo imbaraga. Ntabwo yatindiganije, yashyizemo imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Yashyizemo imbaraga. Ni inshingano zawe. Umurimo wo gutura abana bawe Uwiteka ni umurimo w'ingenzi cyane. Ijambo ry'Imana ryabwiye Abisirayeli ngo ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe aya mategeko y'Uwiteka. Ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe aya mategeko y'Uwiteka. Yazindutse kare butaracya, ajyana umuhungu we ajya gukora uwo murimo, ndetse agenda urugendo rw'iminsi 3 kugira ngo Imana igerageze niba koko ari committed. Rwa rugendo rurerure aho yabashaga kwisubiraho akavuga ati ariko ibi ni ibiki ndimo, ariko ariyemeza kumvira Uwiteka. Yesu ashimwe. Ikindi kintu cya kabiri ni ijambo rigarukamo inshuro irenze imwe, ivuga ngo barajyana. Nuko bombi barajyana. Bageze munsi y'umusozi bagombaga gutambiraho, ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu yasize abagaragu, asiga na za ndogobe, aravuga ati musigara ahangaha. Afata inkwi azikorera umuhungu we, arababwira ati musigara ahangaha n'indogobe, tuzamuke uyu musozi dutambire Uwiteka tubagaruke. Iyo tugiye mu isezerano rishya tubona impamvu yabiteye. Aburahamu ntabwo yari afite kutizera, yari afite kwizera gukomeye. Ufite Aburahamu yatekerezaga yuko agiye kugenda agatambira Uwiteka, maze yamara agasogota umwana we akamutamba, yarangiza agacana inkwi umuriro ukaka ukamukonsuminga, yarangiza muri rya vu ry'umwana we Imana ikamuzura, akongera akamanuka bakagenda. Ntabwo yababeshye. Ntabwo yababeshye. Yesu ashimwe. Ahubwo yari afite kwizera gukomeye ngo ko Imana ibasha kuzura n'abapfuye. Yari yaramenye Imana, yarayizeye, azi yuko ibasha no kuzura n'abapfuye. Haleluya. Nta gushidikanya ntabwo yari abizi ko Imana yamuhaye isezerano ry'uko uyu mwana ari ufite
isezerano ryo kuzaba sekuruza w'amahanga, isezerano ry'umugisha wa Aburahamu ryari riri muri Isaka. Rero nta gushidikanya ko Imana yari imubwiye ngo ngaho genda untambire umwana wawe, yari kuvuga ati ariko se Imana nayo se none se umwana yampaye njye kumutamba gute? Ntabwo yigeze ashidikanya. Kubera iki? Mu isezerano rishya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kitubwira yuko kumbe yari afite kwizera ko Imana ibuzura umwana wiwe bakagaruka bakagenda. Yesu ashimwe, haleluya. Kwari ukwizera gukomeye, niyo mpamvu yitwa sekuruza w'abizera. Rero ngo bombi barajyana, basiga abagaragu, basiga indogobe, bombi barajyana. Kujyana k'umubyeyi n'umwana, kujyana k'umukuru n'umutoya ni ingenzi cyane. Bombi barajyana. Mu magambo twaganiriye ajyanye na Eliya yashakaga gusiga Elisa, ariko Elisa aravuga ati ntabwo mbyemera, turajyana. Arambwira ati Imana intumye Yeriko, sigara ahangaha. Ati ntabwo mbyemera, turajyana. Imana intumye Damasiko, ntabwo mbyemera, turajyana. Imana intumye kuri Yorodani, sigara ahangaha, ntabwo mbyemera, turajyana. Kujyana k'umukuru n'umutoya ni ingenzi cyane, ni ikintu cy'ingenzi cyane mu kubaka ikiraro hagati y'abakuru n'abatoya. Kujyana kw'abakuru n'abatoya. Akenshi muri kamere yacu dushaka kwiyasosiya n'abantu dusa nabo, abantu tumeze kimwe, abantu turi muri generasiyo zimwe. Ariko Imana iri guhamagarira abakuru kugendana n'abato. Imana iri guhamagarira abato kugendana n'abakuru, mu buryo bwo kugira ngo buri wese yungukire ku wundi. Abakuru bakeneye abato kugira ngo babasigire ku mwitero Imana yabahaye. Abatoya bakeneye kwegera abakuru kugira ngo basigarane ubwo buntu, basigarane ku bwenge bw'igihe kirekire Imana yahaye ababyeyi babo. Ikindi kintu cya gatatu cy'ingenzi ahangaha muri aya magambo ya Aburahamu na Isaka, ijambo ry'Imana riravuga ngo aboha umwana we Isaka amurambika ku gicaniro. Aboha umwana we amurambika ku gicaniro. Bishatse kuvuga iki? Niwe ubwe wabyikoreye, ntabwo yigeze abyumva ko ari inshingano z'undi muntu uwo ari we wese. Uyu munsi ababyeyi bamwe bibwira yuko ari inshingano za pasiteri kubigishiriza abana ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo ujye ugira umwete wo kubigisha ijambo ryanjye. Abandi bantu aba ari bo bose, harimo na pasiteri, harimo n'undi uwo ari we wese, babasha kugira umurimo bakora, ariko inshingano za mbere zo kwigisha abana bawe inzira z'Uwiteka ni izawe wewe mubyeyi Imana yabahaye. Abandi bose babasha kunganira, ariko inshingano za mbere niwe uzifite. Inshingano yo kudediketinga abana bawe, inshingano yo kwegurira, yo gutura abana bawe Uwiteka ni iyawe nk'umubyeyi. Nta wundi uzabigukorera, ni wowe ubwawe ugomba kubikorera ukabashyira ku gicaniro cy'Uwiteka. Ni wowe ugomba kubyikorera, ni wowe ugomba kubyikorera, ni wowe ugomba kubikora ukabashyira ku gicaniro cy'Uwiteka, ukabegurira Uwiteka, ukabamutura rwose, kandi kuva bakiri batoya. Soza, ibi byabaye ku mubyeyi n'umwana mu buryo bw'umubiri, ariko bifite ubusobanuro bwinshi mu buryo bw'umwuka. Abakuru n'abatoya, ababanje, abakozi b'Imana Imana yahamagaye mu gihe cyashize, Imana ibakeneyeho kugendana n'abatoya iri guhagurutsa. Ni inshingano zanyu kubegera. Mwe kumera nka Eliya wagendaga ahunga Elisa. Nimubegere, nimugendane nabo, nimubafashe. Benshi ntibazi inzira bagomba gucamo. Imana yabahaye fondasiyo, intego yabyo, intego yo kubaka ikiraro hagati y'abakuru n'abatoya.
niyo kugira ngo abatoya baturwe Uwiteka. Hari ikintu Uwiteka yampishuriye kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko dukunda kuganira, hari isezerano ry'umurimo ukomeye iki gihugu cy'u Rwanda kizakoreshwa muri iyi si mbere y'uko Yesu agaruka. Ariko umwanzi mu kurwanya iryo sezerano hari byinshi agerageza gukora. Twagiye tubiganira mu buryo butandukanye. Kimwe mu byo yakoze arwanya iryo sezerano ni uguca ikiraro hagati y'abakozi b'Imana babanje n'ababakurikira. Uyu munsi benshi mu bakozi b'Imana babanje mu murimo w'Imana muri iki gihugu bari kugenda barangiza igihe cyabo kandi bari kugenda. Ariko ikintu gikomeye umwanzi yakoze nuko yaciye icyo kiraro. Uyu munsi abantu bashya, abakozi b'Imana bakiri batoya bumva basa n'abihagije mu gukora umurimo w'Imana badakeneye kwegera abakuru. Ubwo ni uburiganya bukomeye bwa Satani. Reka nkubwire, niba uri muri icyo cyiciro, ibyo bizakugiraho ingaruka zikomeye zo kubura umugisha, uruhererekane rw'umugisha Imana yari yarashyize mu bantu bayo. Byari ngombwa yuko Isaka yegera Aburahamu kugira ngo asigarane ku mugisha Aburahamu Imana yamuhaye. Ni ngombwa ko wegera ku bakubanjirije, kuko ubuntu bw'Imana buri muri bo ubitse umugisha mwinshi uzagushoboza gukora umurimo Imana iguhamagarira. Iki kiraro cyacitse mu Rwanda ahantu henshi, ni hakeya wasanga ababanje mu murimo w'Imana. Hari ikiraro hagati yabo n'ab'Imana iri guhagurutsa. Naho waba ari ubwa mbere wumvishe aya magambo, ndayakubwira ngo Uwiteka akeneye ko hubakwa ubumwe hagati y'abakozi b'Imana bakuze cyangwa se bamaze igihe mu murimo w'Imana n'ab'Imana iri guhagurutsa. Atari mu buryo bwa paternalisme bwadutse bw'abantu bamwe bavuga ngo ndi papa wo mu mwuka, bagashaka gusa naho basengwa bagasimbura Imana mu mibereho y'abakiri batoya. Hoya, ahubwo mu buryo bw'uko Imana ikeneye yuko abantu bayo barushaho kubikora mu buryo buyihesha icyubahiro, mu buryo bwo kugira ngo ubuntu bwayo buri Imana yashyize mu babanje bubashe kuba transfere n'abo bakurikira. Yesu aguha umugisha, ndakurarikira kugira uruhare mu by'Imana iri gukora. Reka dusenge Imana. Urakoze Data, icyubahiro n'ikibi cyawe iteka ryose. Ngushimiye kubw'ijambo ryawe tuganire na bene Data, riherekeze mu mitima yabo, ubuntu bwawe bubabeho iminsi yose. Kandi Imana ushoboze buri wese mu mwanya arimo kugira uruhare mu kubaka ikiraro hagati y'abakuru n'abatoya. Urakoze Data, izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina ry'Umwami Yesu.